Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Impara Media Rwanda, bakunzi bakurikirana Impara Media Rwanda. Nge ubasuhuza ni twa Paulson, ninge tugiye kujya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko mu gisata nakwita nk'ikimyidagaduro cyangwa se entertainment. Amakuru ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko niyo tugiye kujya tubana muri rusange, kuko hari abantu benshi baba batabonye uburyo banyarukira kuri ibyo bitangazamakuru byandika birumvikana ngo babashe kwisomera ayo makuru. Niyo mpamvu tuba tuhabebereye ngo tubasomere cyangwa se tubabwire ibiri kugenda bigarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu makuru agiye kugarukaho ndibanda ku makuru n'ubundi ajyanye n'ibihe tugezemo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ndagaruka ku muhanzi uzwi cyane mu Rwanda by'umwihariko mu gukora ibihangano bijyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Birumvikana n'umuhanzi witwa Munyanshoza Dieudonné, uzwi cyane ku izina rya Mibirizi. Uyu muhanzi yatangaje ko agiye gushyira hanze igitabo cya mbere kiwe gikubiyemo indirimbo 100 zigaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu muhanzi avuga ko buri ndirimbo ihuriza hamwe ubuhamya n'amateka, ashimangira amateka y'ibihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo, ndetse ko bigamije kubungabunga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Uyu muhanzi kandi avuga ko nubwo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi, yatangaje ko hari udusozi azagenda agarukaho muri ibi bihangano bye. Birumvikana muri rusange avuga ko hazaba harimo amafoto, buri gasozi kazaba kihariye amafoto yako n'ibyagakoreweho. Birumvikana muri iki gitabo cy'uyu mugabo w'umunyarwanda ukora indirimbo zigaruka cyane cyane cyangwa zibanda ku mateka igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Mu zindi nkuru kandi ndi kubona zagiye zivugwaho n'abatari bake ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru ya Minisita Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah. Uyu ni minisitiri w'urubyiruko, akaba ari ashinzwe n'iterambere ry'ubuhanzi, benshi baramuzi. Yifatanyije n'urubyiruko rusaga 8600 rwitabiriye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Birumvikana cyateguwe n'umuryango Our Party Initiative. Uyu muryango kandi niwe wateguye iki gikorwa nk'uko tubigarutseho haruguru. Igikorwa cyabaye ni igikorwa cyaraye kibaye birumvikana ku itariki 9 z'ukwa kane muri uyu mwaka turimo 2025. Uru rubyiruko rusaga 8600 ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro, ni mu mujyi wa Kigali. Cyitabiriwe kandi n'abandi bayobozi mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Birumvikana mu ndirimbo yise The Chosen Land ikubiyemo ubutumwa bugaruka ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi no kwishimira ibyagezweho mu myaka 31 cyangwa se mu myaka 31 jenoside imaze ihagaritswe mu Rwanda. Uyu muhanzi w'umuraperi uzwi nka Kenny Keshat niwe wabimburiye abandi cyangwa se niwe watangije uyu muhango waberaga ku rwibutso rwa Nyanza wo kwibuka cyangwa se wo kwibuka birumvikana abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uyu muraperi yatangiye cyangwa se yabimburiye abandi nyuma y'umunota umwe ufatwa hari kwibukwa abazize jenoside birumvikana cyangwa se kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Akurikirwa n'umukino uri ukubiye mu muvugo witwa A Choice of Rwanda to Be. Uyu mukino wateguwe n'abanyeshuri ba Gashora Girls Academy Poetry Lab. Aba banyeshuri baturuka mu karere ka Bugesera. Birumvikana nabo ni umuvugo bacishijeho nyuma y'uyu muraperi wabimburiye abandi mu gutangiza ibikorwa hariya ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro.
niho hari kubera icyo gikorwa. Ni mu gihe kandi uwo muvugo cyangwa se uwo mukino w'abo banyeshuri wagarukaga nawo mu gushimangira ko amateka ya jenoside ari ukuri ndetse kudakwiye no gushidikanywaho, kuko benshi mu bapfobya jenoside bakunda kubigarukaho. Izindi nkuru ziri kugenda zigarukaho n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga birumvikana, muranyihanganira tukiri kuri ino nkuru, hari indi nkuru cyangwa se undi muyobozi ukomeye nk'uko twabivuze haruguru ko umuhango wari witabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye bakomeye. Ni mu gihe yari yitabiriwe n'uwitwa Colonel Desire Migambi, uyu niwe wari uhagarariye ingabo za RDF, ingabo z'igihugu. Nawe yaganirije uru rubyiruko rusaga 8,600 rwari rwitabiriye, cyane cyane nawe yagarutse ku mateka ariko yibanda ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu yandi makuru ari kugenda agarukwaho n'ubundi birumvikana, uyu witwa Butera Jeanne uzwi ku izina rya Butera Knowless ku izina ry'ubuhanzi, ni umuhanzikazi nyarwanda umaze imyaka itari mike muri muzika nyarwanda, birumvikana benshi baramuzi, ntabwo ari izina ritoya mu myidagaduro hano mu Rwanda. Uyu nawe yagize icyo atangaza abinyujije ku mbuga ze akoresha, cyane cyane imbuga nkoranyambaga, cyane cyane nka Instagram, urubuga ruzwi ko rukunzwe gutangarizwaho amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu muhanzi yihanganishije abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange ruri mu bihe byo kwibuka jenoside ku nshuro ya 31 yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, abinyujije n'ubundi ku rubuga rwe rwa Instagram kuri uyu wa 3 Mata 2025 muri uyu mwaka. Birumvikana Knowless yagize ati ubutumwa nifuza guha abanyarwanda bose muri rusange ni uguharanira ndetse tugasigasira ubumwe n'ubudaheranwa bwacu nk'abanyarwanda. Ngayo nguko rero ni amakuru yagendaga agarukwaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni Impara Media TV, nge wabagezagaho ano makuru, nkaba nitwa Paulson. Ninge tugiye kujya tubana, nitwa Paulson Nyatanyi, tugiye kujya tugaruka ku bitangazamakuru icyo byagiye bitangaza by'umwihariko mu gisata cy'imyidagaduro. Birumvikana icyo nababwira wenda nsoza ni ntabwo ari igitangaza kuba wagenda udakoze subscribe kuri iyi YouTube channel cyangwa se ku Impara Media Rwanda. Ni ntabwo ari igitangaza ko wagenda utayikoza, ariko ni ibintu bitari byiza cyane, kuko iyo utabigenje gutyo ntabwo ubona ibindi biganiro twagiye dushyiraho mu ba mbere. Si n'igitangaza kuba utakora share y'iyi video tuba dushyizeho, ariko si byiza nabyo, kuko ni ukwihererana, nabyita nk'ubugugu bw'amakuru, kuko iyo ukoze share n'abandi babasha kubona iyi video bakanyarukiraho bakaba bareba ino video. Ikindi kwandika comment kuri ino video, yaba uko wabyumvishe, uko icyo ushaka ko twongeramo, kuko nimwe tuba turi gukorera, byaba byiza kurushaho ugiye wandika comment yawe. Igitekerezo birakenewe cyane kugira ngo tumenye niba abo turi gukorera n'ubundi bari active cyangwa se bakunda ibintu dukora. Iyi ni Impara Media TV, ngiye wabagezaga mu makuru, ndi Paulson Nyatanyi. Media TV irakomeje gushyira ibiganiro, nakagaruka n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye.